Guhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro bya Truemen TV, nimba ari ubwa mbere turagusaba gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ukuntu umuntu yakora amatafari. Ikintu cya mbere ni ukubanza ugatunganya itaka, ukaricukura ukarikuramo ibyatsi ku buryo ari itaka ryiza uza gushyiramo amazi rikaza kuba rimeze neza. Iryo taka ryawe ni ukubanza ugakuraho igice cyo hejuru kuko ubutaka bwo hejuru burimo ibifumbire, imyunyugugu ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kuba byabangamira gukorwa kw'amatafari. Iryo taka ryawe rero urarinombanomba ku buryo ukuramo utunombe rikaba nk'ifu, warangiza ugasukamo amazi ukabireka bikamara iminsi 30. Nyuma y'iminsi 30 ukaza ukabikata. Ni ugushyiramo amazi ugafata isuka ukarimagura ugakata icyondo cyawe kigashya ku buryo umuntu yagiterura. Icyo cyondo cyawe rero cyamaze iminsi 30 kiba cyamaje guhura, kiba cyabaye nk'ibumba. Ubutaka bwawe rero ni bwiza, wakuyemo bya byatsi, wakuyemo bya bintu byose bishobora gutuma itaka ryawe ridafatana. Warishyizemo amazi utegereza iminsi 30 urarikase. Cyakubwira yuko rero igitaka cyawe cyabaye cyiza cyo kubumbamo amatafari nuko uzakiroringa kigakunda. Nuramuka ukase igitaka cyawe wagiterura nkuko muri kubibona hano ku mashusho, ni giterurike. Icyo gitaka cyawe ntago ari cyiza ku matafari. Igitaka cyawe rero kigomba kuba kiroringwa ku buryo wagishyira mu iforomo. Wasoza ukagiterura ukagishyira mu iforomo nkuko muri kubibona ku mashusho, ugatsindagira. Ushyiramo kushe ya mbere, ugashyiramo iya kabiri, ugatsindagira. Wagera ku musozo ugafata ikiganza cyawe ukanyuzaho hejuru. Byaba byiza ukagitosa mu mazi kugira ngo itafari ryawe rize kuba hejuru rimeze neza nta mikinga iriho. Ni ukuzuza mu mpande y'iforomo. Iforomo yawe ikaba yuzuye neza, itafari rigeze hejuru aho iforomo iri. Warangiza ugaterura iforomo yawe ukajyana ahantu wateguye gushyira amatafari, ugatereka hasi iforomo ukayizamura. Amatafari yawe rero agomba kuba ari ku murongo mu buryo butuma izuba rigera kuri buri tafari. Si byiza rero guhekeranya amatafari yawe ku buryo izuba ribura uko rigerayo. Oya, yatandukanye aba ari ku murongo neza, izuba ribasha kuyageraho. Amatafari yawe rero urasabwa kuyanika byibura akamara iminsi 8 amaje kubumbwa. Yamara kuma uri kurikubitaho rikavuga, ukayapakinga neza nkuko muri kubibona. Ukayapanga neza ku murongo. Muri uko kuyapanga ukayapanga uri kuyashyira ahantu uza kuyatwikira mu ifuru, ngira ngo murimo murabireba. Uyapanga neza hasi, ugashyiramo imyenge uzajya ucishamo inkwi, ukayacanira, ugashyiramo inkwi nyinshi, umuriro mwinshi ku buryo amatafari yawe ahura n'ubushyuhe. Amatafari yawe rero akamaramo nk'iminsi 30, amatafari ukayakuramo aba yabaye meza yo gukoresha. Ngira ngo murimo murayareba. Itafari ryawe rero kugira ngo umenye ko ryahiye kandi ari ryiza, iyo ufashe amatafari abiri ukayahondanya aba agomba gukuretinga sawundi. Rwose murakoze, ndabashimiye ku bantu mwari mukurikiye ano mavideo. Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao, turabakunda. Wibuke gukora subscribe, like, share and comment. See you next time. Bye.